nageze mu rugo nko mu masambiri urumva ukumbuye umuryango turagira tuganiraho hanyuma nza kubona notification nza kubona umuntu aza kumpa ikiganiro cya Taifa Bruno Taifa Kalisa umwe mu bacamanza baciye hano mu rukiko rw'ubujurire Kalisa Bruno Taifa abaza kunyarukira kuri YouTube ye muraza kubona icyo kiganiro yagikoze ejo kuri Bruno Taifa TV andika ngo Rayon Sport ngo mu makipe atatakomeye muri aka karere mu mushinga ukomeye wo kugurisha imigabane ngo iratumara urumva ubwo abayivuga nyine nk'umufana wa APR ati iratumara ni ikiganiro gifite iminota 25 ntago ari myinshi ndacyumva cyose ndakirangiza maze kukirangiza ndavuga ibyo byose Taifa afite amakuru sibyo yego ya afite amakuru uko arimo bivuga ntago byavuye mu kirere reka noneho nanjye ngire ne no wikurikiranire nikurikiranire nshake amakuru ya nyayo uvuga ngo icyatumye ukurikira inkuru cyakomotse ku cyo Taifa yaramaze gutangaza kuri YouTube channel ya Bruno Taifa yego noneho ndahamagara umuntu bita Dr Emile Rwagaconde haganaga mu masaa 3 n'igice z'ijoro yari umaze kugera i Kigali ndi mu rugo ndamubwira biti ati ni byiza ngira ngo yari yabimenye ko ndi Dar es Salaam ambwira ati ni byiza ko wahageze amahoro ni rwose tise bimeze bite mwabonye hari ndamubwira nti bimeze neza rwose bariya haracyabura imyaka myinshi kugira ngo tubagereho so nza rero kumubwira icyo muhamagare ndamubwira ntimaze kumva ikiganiro cya Taifa avuga kuri Rayon Sport kandi yavugaga ko titre avuga ikindi nkishaka nta kibuze ntakiri uri kireba kuri YouTube urakibona Rayon Sport mu makipe atatakomeye muri aka karere mu mushinga ukomeye wo kugurisha imigabane yongeraho ngo iratumara ari Taifa ukirebe kimaze amasaha kimaze umunsi umwe bavuga yagishyizeho nk'ejo iyo byose nshaka kuba nari Tanzania nakibonye nijoro ndamubaza rero hari amakuru mbonye mu kiganiro cya Taifa nshaka kumenya arambwira ati rwose Karenzi ati ayo makuru arahari atariko rwose ntabwo igihe cyayo kiragera ati ni ibintu tumazemo igihe urumva kuko yari yambwiye ko hashize nk'ukwezi ambwiye ko azagenda ko agomba gusubira iya Abidjan aho atuye urumva arambwira ati uwo mushinga ati niwo watumye nongeraho ukwezi kugiye ngomba kumara mu Rwanda ari umushinga wa Dr Rwagacondo uyu mushinga nyine wowe kugurisha imigabane ya Rayon urumva ati niwo mushinga watumye mara iki gihe cyose inaha sindanamenya n'igihe ndi bugendere ati kuko ngomba kumekinga sure ko ibi bintu twabigezeho ndambwira ngaho rero kagere inkuru ndambwira ariko byaba byiza twihuriye twihuriye rwose mumfashije nge ndifuza kubabona uko nari numvise uko Taifa bivuga mu by'ukuri numva ni ibintu byiza ariko Taifa uburyo bivugaga sinasobanukirwaga neza se bimeze biti bizakorwa gute bifite ikihe cyerekezo ese si bya bindi bya Juvenal byo muri Kiyovu byaje ngo company abantu bakabirwaniramo bikarangira nabyo bihombye bipfuye ndashaka kumenya idonid
arambwira ati rero reka ari Rwagacondo reka nsabe Muvunyi sibyo mushyire ku murongo wa telefone musabe ko niba mu gitondo yaboneka sibyo utubwire ko twahura twicare tukunyuriremo muri make n'ubundi Taifa umuceri yawe umennye sibyo igihe mu by'ukuri cyari kitaragera ntabwo turabibwira ba nyirabyo abareyo bose ntabwo turagira dute twifuza kugira ariko ubwo amakuru yagiye hanze kuko naje kumenya ko hari inzego nyinshi umushinga wamaze kugeramo uvuga bawugejeje muri Ferwafa perezida wa Rayon Sport w'agateganyo bagejeje perezida muri Ferwafa perezida w'agateganyo wa Rayon Sport Roger Bwana Roger yamaze kuwugeza muri Minisiteri ya Siporo kugira ngo ushyigikire yamaze kuwugeza muri Ferwafa amenyekanisha icyifuzo cya bamwe mu mena za Rayon Sport cyangwa se imena za Rayon Sport ko n'urwego rutakibaho nyine ariko bo bazi ko bahari ni ruhari muri stati ariko rurahari bo barahari none se barapfuye barahari so barahari nk'abakunzi ba Rayon komeza noneho umushinga wamaze kugerayo Muvunyi arabyemera Rwagacondo arabyemera uyu munsi 3:00 za mu gitondo nihoriye nabo turicarana dukomanda agakawa karaza ega nanjye nimundebe gutya nimugire ngo nsigaye noroshye kandi ari byo mvuga so Rayon Sport rero yifuzwa n'aba bagabo imeze ite barifuza Rayon Sport iva muri equipe association iri Sambit Recreatif ikaba association iharanira inyungu commercial reka bariko tubivuga icuruza ikaba ikareka kuba association idaharanira inyungu ntiyitwe company ikakomeza kuba association iharanira inyungu ko ubuntu abyumvise neza niho kunifuza ko bakwinjiye nko muri RGB of course bagomba aho kuba muri RGB barava muri RGB rero ntabwo babakira association baba babaye nka company barava muri RGB bagiye muri RDB urumva ibyo byose rero baricaye barabyiga baniga no kubya Kiyovu bya Feirinze bya Juvenal bya company banareba impamvu uniye mpamvu Juvenal ya Feirinze kuko yashatse kuguma muri association Kiyovu yashatse kuguma muri association no kujya muri company icyarimwe urimo urabyumva cyane mu nyigo yabo basanze Kiyovu ya Feirinze kubera ibintu yafashe hombi kubera ibintu bibiri yafashe imuzombi yashatse kuguma muri association ishaka no kuba company kandi bigoye icya kabiri ntago habaye mobilisation no kwigisha bihagije abanyamuryango ba Kiyovu kugira ngo bumve neza umushinga uko uteye bawushyigikire cyangwa bawange ariko basobanukiwe bigishijwe ibyo ngo ni bibiri mu byatumye umushinga wa Juvenal udakunda muri Kiyovu izo akaba ari zimwe mu mbogamizi ngo bashaka kwigaho bamaze guhura na Roger perezida basabye rendez-vous muri Skol bahura n'umuyobozi wa Skol bamupresenta umushinga bafite umuyobozi wa Skol awusamira hejuru ndetse niyemeza gukorana nabo wa Skol yiyemeza gukorana nabo umushinga rero umeze uti icyo uyu munsi bifuza nk'imena za Rayon Sport baravuga bati amatora ejo bundi agiye kuba umushinga twifuza guha Rayon Sport twifuza kuraga Rayon Sport ikaba ikipe y'ubukombe turifuza ko ufata amezi 18 uhereye ubu
ushyirwa mu bikorwa. ni ukuvuga n'inzibacyuho y'amezi 18. Umushinga muri make usa naho ujyana n'imiyoborere byose birahura, sibyo? turafata amezi 18, sibyo, y'inzibacyuho. nibikunda bizemezwa mu nteko rusange, nitubisaba bigakunda ko iyi komite yagumaho, cyangwa se hakajyaho indi komite izashyirwaho n'inteko rusange y'inzibacyuho, sibyo? uko abantu bazabyifuza. hari na proposal yo kuvuga ngo okay, niba Roger na team ye batiteguye gukomeza ngo bakore inzibacyuho, kuko harimo nabo ibyuho ubwabyo. inzibacyuho uko nayo ifite icyo, kuko ntabwo imyanya yose ntihagije. niba badashoboye gukomeza, hari uburyo dushobora gushyiraho interim, sibyo? iyo ifata ayo mezi 18 ituruka mu banyamuryango b'amafani club, baritoramo abantu runaka, sibyo? hanyuma n'imena zitoremo abantu swate babiri, sibyo? imena ziragaruka, sibyo? hanyuma special team nayo irahari, hitoremo babiri, sibyo? baze bunganira abavuye mu mafani club, dufatanye kuko iki gikombe turagishaka, sibyo? bakore iyo nzibacyuho y'amezi 18 kugira ngo hatagira uvuga ngo urabona ngo uru ruhande rwafashe ikipe, uru rwafashe ikipe. abantu bose bibone mu ikipe, duharanire gushaka igikombe muri iyi sezo. twihe interim y'amezi 18. urumva? so ariko ibyo akaba ari icyifuzo, akavuga ati no, kugeza ubu ntago turi muri Assemblée Générale, ntitwemerewe no kuyijyamo, sibyo? sero stati ya Rayon Sport bishobora no gukorwa, ibyo byaterwa nuko abanyamuryango babyemeza bemerewe kujya muri AG, sibyo? bakavuga bati okay, turitoramo abantu, ariko dukeneye amaboko y'imena, turafatamo babiri, dukeneye special team, turafatamo babiri, baze dukore team ishobora kuyobora inzibacyuho y'amezi 18. umwaka n'igice ubwo nuvuga ngo bisa nkaho kuki se bakoze umwaka n'igice? niyo nuzangira ngo bihaye bagishije inama abahanga, cyangwa bisa nkaho bashaka ko byazapfundikirana na sezo yabikurikiriye turimo, bigasozanya iyo nzibacyuho kugira ngo wenda batinjira mu yindi sezo yazakurikira iyo yindi. simbizi, ariko niyo mezi bihaye. iyo ni etape ishobora kuba ari iya mbere, ariko iyo y'amezi 18 of course bizakomeza, ariko ni igihe bihaye cyo muri uwo mushinga wose. iyo se etape imwe wenda sakace ka mbere akahe, kubera ko umushinga uramutse uko gushyiraho inzibacyuho, ibyo by'inzibacyuho ntawe bihuriye n'umushinga. ni ukugira ngo ekipe, kubera ko Mandela arangira ya Jean Fidel, hagomba nanone kumenyekana uko ikipe iri bubeho mu gihe iyo nzibacyuho iri bube yarangiye, sibyo? mu cyifuzo cyabo baravuga bati okay, byagenwa ukundi, icy'ingenzi nuko twifuza ko inteko rusange ya Rayon Sport tugiye gufata igihe cyo kugera ku muntu tumusobanurira icyifuzo cya Rayon Sport twifuza. ntabwo ari agahato ko umushinga w'imena uzafatwa cyangwa uzemezwa, ni icyifuzo cyabo bumvikanaho, bemeranyaho, bifuza ko baha Rayon Sport icyerekezo, bakava muri kurukuru bari basanzwemo. so umushinga rero umeze ute? Rayon Sport baricaye bo nk'abareyo, nyuma yo guhura na Skol ikavuga iti ndimo ndi tayari kugura imigabane kandi myinshi ishoboka, sibyo? ndi tayari. nyuma yuko hagati yabo mu mena, urumva, hagati yabo mu mena bari tayari kugira icyo bakora, bahita bashyira bajya guhura na banki nkuru y'igihugu, BNR. bahise bajya guhura nayo. Yes. bahura na banki nkuru y'igihugu. Uzatinye abantu barimo ku si komite
ni hari n'inzibacyuho ariko nakubwiye ko bakorana, nakubwiye ko bari kumwe na perezida w'inzibacyuho. Usigaje umunsi umwe, nta kibazo, arahari, wenda azakomeza. Abantu bashaka gushyuhaguza nicyo kibazo gengira. Ariko reka nsoze, banze usozeho. Uyu munsi ndabona debiza barashyuhaguza ejo, urumva? So abantu kuki batangurana, bari gutanguranwa n'igihe, nizo mpungenge mfite. Impungenge ndaza kuzikumara, icyo kibazo kibike ndaza kikubwira ndangije gusobanura ibi bintu. Bahura na banki nkuru y'igihugu, bayibwira icyifuzo cyayo cy'umushinga bafite wo gushyira Rayon Sport ku isoko ry'imigabane, Rwanda Stock Exchange. Yes, bahura na Rwanda Stock Exchange ndetse na Beneri, bose bumvikana ko Rayon Sport koko ari igicuruzwa cyajya ku isoko ry'imigabane. Aba bagabo nyuma yo kuganira n'izi nzego basanze Rayon Sport bari buyihe agaciro ka miliyari 6 nk'igenagaciro ryayo uko babibona, sibyo? Basanga ikwiye agaciro ka miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari 6 ubwo ni imigabane ya Rayon Sport 100%. Imigabane ya Rayon Sport 100% izaba ifite agaciro ka miliyari 6. Hanyuma bagena umugabane umwe bagishije inama ku isoko ry'imigabane. Umugabane umwe ntiwemerewe kujya munsi y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Umugabane umwe wa Rayon Sport uzaba ku cyifuzo cy'abo bagabo uzaba ufite agaciro k'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikipe nimara ku bufatanye n'izo nzego, umugabane numara kujya ku isoko, bizagenda bite? Hari imigabane 49, urumva, ya Rayon Sport igomba kugurwa n'abikorera ku giti cyabo. 49 kugira ngo bataza kuganza cyangwa bakaba bafata Rayon bakayihindura. Tuvuge Skol ikaza kagura nka 60, ubwo ikaba ariyo majority shareholder, ikaba ejo yanahindura izina rya Rayon cyangwa yakora n'ibindi, sibyo? Imigabane izaba ari 100% izaba ari miliyari 6. 49% izagurishwa abikorera ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo izagurishwa abacuruzi, yaba Skol, yaba Beka, yaba undi muntu uwo ari we wese ushoboye kuza kuyigura, nk'uko Mo Dewji na company ze zishyize hamwe zikagura imigabane 49% bya Simba. 51 rero isigaye iya Rayon Sport na ba nyirayo izakoreshwa ite? Izagenwa nande? Izabiyande? Izakoreshwa ite? Bashyizeho uburyo busobanutse. Baravuga bati buri munyamuryango mu bushobozi bwe mu mezi 18, tuvuge rwa Rutabura, umufana wisiga irangi, sibyo? Nakenera kugura umugabane wa Rayon Sport uhwanye n'ibihumbi 30, sibyo? Mu mezi 18 azaza hano yishyure, azahita ajya ku isoko ry'imigabane ry'imari n'imigabane, agure umugabane we w'ibihumbi 30, urumva? Azishyura 1/3 cy'amafaranga agomba kugura wa mugabane mbere n'ibihumbi 10. Ni ukuvuga niba ari 30 ugazishyura ibihumbi 10, sibyo? Andi ibihumbi 20 asigaye azaba yemerewe kugaragaza uburyo azayishyura muri cya gihe cy'amezi 18. Murabyumva? Ku buryo amezi 18 nafunga uzaba warangije kwishyura ibyo uzikomitinga
nuvuga ngo ndagura imigabane 10 y'ibihumbi 300 sibyo muri Rayon Sport nzaba mfite amafaranga ibihumbi 300 nzatangaho ibihumbi 100 hanyuma ibindi 200 myishyure mu buryo bwo bunyoroheye kugeza muri ya mezi 18 sinzi niba byumvikana ubwo no kuvuga ngo uwo ni umufana uwo ari we wese wa Rayon Sport ariko nanone mu gihe umufana umwe adashobora kugura imigabane hazaba hemewe ko fan club imwe ivuga iti twebwe turashaka imigabane 10 igura ibihumbi 300 n'urugero ya fan club izakoteza sibyo igure ya migabane urumva nimara kugura ya migabane izaba ifite imigabane muri Rayon Sport sibyo sinzi niba turimo tugenda noneho ku muntu umwe utishoboye ku giti cye bazishyira hamwe nyine nk'ibyo ngibyo bibe fan club bagura imigabane nyuma yo kuba umuntu umwe yagura imigabane kugira ngo mubyumve neza hari ukuba ufite umugabane muri Rayon hazaba noneho no kuba ufite ijwi muri Rayon ijwi rero birasaba iki ubwo nabavuga rikijyana no kuvuga abavuga rikijyana wowe uzaba ushobora kugira imigabane niba hari inyungu zabonetse uzibone mu buryo bujyanye n'ibyo washoye n'imigabane ufite hanyuma noneho imigabane ijwi rizasaba iki ku muntu cyangwa fan club ku muntu ufite umugabane mutoya nk'uwo tuvuga abantu bafite imigabane guhera ku 10 kumanura urumva bazaba bashobora kwishyira hamwe urumva batoru bahagarariye agira ijwi rimwe muri board sibyo ashobora kubahagararira fan club sibyo niba zifite tuvuga zishobora kugura zishobora kwishyira hamwe zikavuga ngo okay turagura kuko kugira ngo ujye muri board ushobore gutora sinzi niba nabisobanukiwe neza nuko ugomba kuba ufite byibuze 1%. Icyo gihe uzaba ufite ijwi mu matora ya Rayon Sport. Ni ukuvuga n'urugero Gikundiro fan club. Sibyo? Tuvuge ishobora kwifata iyo na Dream. Sibyo? Iyo na Dream bakifata bakagura ijwi bagatanga amafaranga ageza ku ijwi 1% ku migabane ya Rayon Sport. Ugufashe miliyari 6 ukagabanya 100 wabona umugabane umwe igiciro cyawo. Eje mfashe. Imigabane miliyari 6 kugabanya 100. Ugabanyije 100. Urasanga umugabane umwe ugura ngahe? 60 sahubwo. Miliyoni 60. Cyane. Miliyoni 60 nibiki. Tuvuge fan club ebyiri zikavuga ngo mu mezi 18. Mu mezi 18 tuzashobora kwishyura miliyoni 60 twebwe fan club ebyiri. Sibyo? Tuzagira dute? Tuzashobora kugura umugabane uduhesha nijwi muri board mu matora ya Rayon Sport. Sibyo? Urwo n'urugero. Umuntu ku giti cye reka dufate urugero rwa Muvunyi cyangwa dufate urugero rwa Sadati. Abo n'abagabo babiri bose bafite ubushobozi. Sibyo? Avuga ati jewe nanjye ndiyaminiye. Niba umugabane ugura 60. Sibyo? Ndashaka kugira amajwi, ndashaka kuzaba mfite imigabane 10 muri Rayon Sport. Sibyo? Ubwo nukuvuga ngo nguza amajwi 10 muri Rayon Sport. Sinzi niba muri mu byumva neza. Nukuvuga ijwi rimwe rifite agaciro ka miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo ugire imijwi
wakwamamaza watorwa yes miliyoni 60 miliyoni 60 mukene wajya zitanzwe mu mezi 18 mu byiciro urabyemerewe sibyo ni ukuvuga rero Muvunyi navuga ati mu mezi 18 ndashaka amajwi yanjye ndashaka imigabane yanjye 10% muri Rayon Sport cyangwa Sadat ubwo ni miliyoni 600 azaziverisa azatanga 1/3 cyayo mbere kidasubizwa kuko bikunaniye ntusubizwa ako kantu gakomozo karakomeye uvuga ngo iyo uguze imigabane ukagura token muri Rwanda Stock Exchange yego ukiyangaje ukavuga uti ndikomitinze ngiye kugura imigabane 10% muri Rayon kandi nzishyura mu gihe deadline ni mu mezi 18 sibyo ukavuga uhita wishyura 1/3 cyayo mafaranga ubwo Muvunyi ushaka imigabane 10 muri Rayon Sport azishyura miliyoni 200 cash ako kanya kuri konti ya Rayon Sport urumva muri bank bazumvikanaho sibyo biteguye kuzakorana kuko deja iyo migabane 1/3 kimaze gutangwa cy'imigabane izagurwa muri Rayon sibyo icyo bivuze bank bazakorana nayo izaba ishobora guhita bavansa amafaranga nyuma y'amezi 18 yego cyangwa na hagati aho ngaho kuko bazishyura niba wikomitinze uzishyura 1/3 cy'amafaranga ugomba kwishyura sibyo niba ari beka niba ari equity niba ari indi izaba iri tayari guhita ba amafaranga kuko deja ibintu byabo birafatika abantu bishyuye 1/3 cy'amafaranga niba rero Muvunyi avuze ati ndishyura miliyoni 600 ndagura imigabane 10 ubwo azahita yishyura miliyoni 200 anagaragaza uburyo azishyura za zindi 400 zisigaye sibyo noneho bimuheshe amajwi 10 muri company cyangwa se mu muryango wa Rayon Sport company sibyo so gutyo abantu rero bazagabana iyo migabane ubwo 51 nangahe 51 cyangwa 49 51 se 51 uko 49 ni yaba ni ukuvuga ni y'abashoramari baba bishyize hamwe nkuko za fan club zakwishyira hamwe kuvuga uyu munsi Chop Life ishobora kuvuga iti okay kadufatanye wenda na Footbet nande tugure twishyira hamwe tugure imigabane 5 muri Rayon sibyo cyangwa se ku giti cyawo Footbet kavuga iti 49 yose ndayigura nkuko Model yayiguze muri Simba uko bimeze rero ni gute ni ukuvuga ngo iyo migabane ni ukuvuga kugira ngo ugire ijambo bizasaba ko mwishyira hamwe mukabona umugabane umwe sibyo umugabane umwe umugabane oya kugira ngo ugire ijambo kugira ngo urimo kwijana oya mu kwijana se miliyoni 60 harya ni 60 ra ko projet ndayifite umubare w'imigabane sibyo umubare w'imigabane okay imigabane rimwe imigabane ni umugabane umwe kugera ku migabane 333 sibyo umugabane fatizo ni byibuze miliyoni 30 sibyo ububasha bwo gutora noneho yego bashobora kugira ububasha bwo kuba mu nama nyobozi sibyo no kugira ububasha mu gutora gusa nk'itsinda ijwi rimwe ryaba ryemerewe ababashije kugura imigabane 334 334 urumva bakaba bagirijwe ijwi rimwe urumva nk'abafana bashobora kugura iyo migabane nukuvuga umuntu uzageza imigabane 334 ubwo yikuba 30,000 umuntu cyangwa itsinda
umuntu cyangwa itsinda rizashobora kugura imigabane 333 ku bihumbi 30 tubona ingano yayo. Oya ni 334 ni 334 kugira ngo wemererwe kugira ijwi mu matora. Ni 10 miliyo. Umva ko ari amafaranga makeya. Amafaranga makeya rwose, amafani club yanga azabikora 10 miliyo ku mwaka, mezi 18 bihoraho. Oya 10 miliyo y'imigabane. Yego nyine kuko urumva imigabane nuva ni 10 miliyo zihoraho, niko navuga ni 10 miliyo. Oya ntabwo ari za saison, nicyo nashatse kuvuga. Zihoraho nyine. Ubwo ni mu mezi 18. Ni ukuvuga ngo mu mezi 18 umuntu uzaba ushoboye kugira, yaba umuntu cyangwa fan club, kugira imigabane 334 azaba abonye ijwi ni miliyoni 10. Azaba yishyuye miliyoni 10 mu mezi 18, azaba agize ijwi. Urumva ko ari n'ibintu byoroshye. Kugira miliyoni 10 ukagira ijwi ni ibintu byumvikana cyane. Uyu mushinga se kurangiza biza kukugora, ejo ntitwazakomeza ono werekana inyungu zirenze byo gutora, kuko hano no bucuruzi tunawukubazaho ibibazo kuko bizaba no bucuruzi. Yashije iminota nayo irakanyagwa. Ubigiye kwezi iminota yuzuye. Ariko ibyo byose abantu bari batangiye kugeraho. Reka shusho part A, reka ejo tuzakore part B, kuko bari batangiye kugiraho urujijo. Ndimo ubwo ni mpamvu ejo tuzaba nawe wari urimo bajijisha, ariko ntacyo navuze waje ugera ku murongo. Oya uyu mushinga hari byinshi tuzavuga hejuru, kuko ubu ngubu party inakenewe ni izakurikiraho ejo, kuko hakeneye kumenya ngo umuntu yakungukira he, kuko abantu bagiye kuza ntabwo ari bya bigega tuvuga bya Kiliziya Katolika bya Caritas baje kumena amafaranga ara ngo bigende. Ni abantu bafite utanga ijwi akabona miliyoni 10, agatanga miliyoni 10 akabona ijwi. Ndumva ni ibintu bikomeye. Ariko biri kiriya bafite ubwabo deja muri bo harabamaze kwikomitinga imigabane irenga miliyoni 200 biteguye kuzishyura. Tuzabigaruka hejo. Hari score ubwayo yamaze kwemera kugura imigabane itari munsi ya 30%. Urumva ni ibintu binini, ni ibintu bikomeye. Ejo tuzakomerezeho tunakubazaho ibibazo. Abajya mu byumba by'amasengesho, abareyo barota Rayon Sport ikomeye, bakwiye kujya mu byumba by'amasengesho bagasengera bigapasa bigakunda, kuko umuntu wese hano yabona Regis nibyo yabashinja. Biranunguye no kuba atabyumva, kandi aricyo kintu ari we muntu wa mbere twemeranyije ko tuzagira icyo tubivugaho ejo part B irangiye. Ejo part B kuko izagaragaza umuntu we yakungukira kuko aba bantu umuntu atababona wenda ngo ubone bameze neza bahumura agafaranga nk'ababwiza tungo mwavugaga, kugira ngo amafaranga barayatoraguye, bazi uburemere bwayo, bazi uburushyi bwayo, bazi uburyo umuntu yiyuhakuye kugira ngo arigereho. Ntabwo ro baje kurijugunya ahantu ngo bicecekere mere nk'andi Juvenal yavuze ngo nukujugunya muri dumburi. Ntabwo ariko bimeze, n'abantu baje gucuruza. Ejo tuzabiganiraho. Ejo reka tuzinjiremo.